Ibintu 10 byakwereka ko uzarinda usaza cyangwa uzarinda upfa uri umukene. Ikintu cya mbere turaheraho kwanga guhindura imyumvire. Uhisemo kwigumira mu bitekerezo byahozeho cyangwa ibitekerezo bya kera, ntushake kwiga bishya cyangwa kwakira impinduka, uba wifungira amahirwe y'iterambere. Ikintu cya kabiri kizakwereka ko uzapfa uri umukene, gutinya gutangira. Abantu benshi bifuza gutera imbere ariko bagatinya gutangira. Iyo udashoboye gutera intambwe ya mbere, uba wemeye guhoraho uriteka. Tinyuka rero, urashoboye. Ikintu cya gatatu gishobora kukwereka ko uzarinda usaza uri umukene, ni ugukunda ikiruhuko kurusha akazi. Iyo igihe cyawe kinini ukimara usinziriye cyangwa ureba televiziyo cyangwa uri ku mbuga nkoranyambaga, aho gukora ibyaguteza imbere, iterambere ryawe riba riri kure. Ikintu cya kane kizakwereka ko uzasaza uri umukene, kwigira nyamwigendaho. Gutekereza ko ushobora kugera ku kintu cyose ku bushobozi bwawe cyangwa ku bwawe, ntushake inama cyangwa ubufatanye, bituma ukerensa amahirwe yo kwiga ndetse no kugera kure. Ikintu cya gatanu twaguteguriye uyu munsi gishobora gutuma cyangwa se gishobora kukwereka ko uzasaza uri umukene, ni ukugira ishyari aho kwigira ku bandi. Iyo ubona abandi batera imbere ukababazwa n'intsinzi yabo, aho kugira ngo uba wiyumvira amahirwe yo kwagura ibitekerezo, uba uri kugana mu cyobo njyabukene iyo wirirwa ugirira bagenzi bawe ishyari. Ikintu cya gatandatu gishobora kukwereka ko uzasaza uri umukene, kutamenya aho amafaranga yawe ajya. Iyo ukoresha amafaranga uko ubonye, utagira igenamigambi, amahirwe ni make cyane ko wateza imbere ubukungu bwawe. Ikintu cya karindwi gishobora kukwereka ko uzasaza uri umukene, ni ugutekereza gufashwa aho gufasha. Kumva ko abandi aribo bagomba kugufasha aho gufasha uko nawe wafasha, cyangwa wihangira umurimo bikurinda kuba waba umukire. Ikintu cya munani gishobora kukwereka ko uzasaza uri umukene, ni ukudashaka kwiga cyangwa kwiyungura ubumenyi. Iterambere rishingiye ku bumenyi. Iyo wanga kwiga, gusoma cyangwa kwiteza imbere mu bumenyi, uba wibujije kuzamuka. Ikintu cya 9 twaguteguriye gishobora kukwereka ko uzasaza uri umukene, kugira intege nke mu guhangana n'imbogamizi. Iyo uhura n'igeragezwa rimwe gusa ugacika intege, uba ugaragaje ko udafite ubushake bwo kugera ku ntsinzi wiyemeje. Ikintu cya nyuma twaguteguriye ni ukubaho ubaho nta ntego. Iyo ubaho udafite intego z'igihe gito cyangwa igihe kirekire, ubayeho utegereje gupfa gusa, kuko nta shusho y'aho ushaka kugera uba ufite. Umwanzuro kuri ibi rero, kugira ubukene si ikibazo, ariko kwanga kubuvamo nicyo kibazo kandi gikomeye. Ibi bimenyetso si urutonde rw'iteka cyangwa rw'ihame, ahubwo ni indorerwamo yo kwisuzumiramo no kwikosora hakiri kare. Kora subscribe tujye tubana mu biganiro byacu byo kuri iyi channel Umwarimu Patrick. Ciao ciao.